Yesu ashimwe bana beza b'Imana, muramutse mute? Papa Brian ndagusuhuje, amakuru nizere ko mumeze neza mu rugo, n'abandi bavandimwe turi kumwe hano ndabasuhuje. Imana yo mu ijuru usenga ibampere umugisha, kandi igihe cyose muzamuye isengesho ijye iryumva mutarasubiza igisubiza mutaravugana ko ihita ibasubiza, ariko ntibisobanure ko murekeraho gusenga, mukomeze. Turabyutse rero twongeye kuvuga ngo igitondo cyiza cy'umugisha, isengesho ry'igitondo, cya gitondo twahisemo cyo kuvuga ngo tuzajya tubyuka twerekeza amaso yacu ku Uwiteka, twerekeze gusenga kwacu kuri yo, hanyuma dutegereze twumve icyo itubwira, sibyo? Nanjye naramutse neza, urebye naramutse neza, ni ukuri ndashima Imana. Ntabwo navuga ko mba ntafite ibingoye n'ibimvunnye, ariko Imana izahora iri Imana, sibyo se? Kandi namwe ni uko. Ubu rero samedi niwo munsi wa mbere ntanga morning prayer, nzi ko nta muntu uri buyumve. Abantu baba bakeneye kwisinzirira, ntabwo usanga itumvwa n'abantu benshi, ariko hari n'abantu bayikunze baba bumva batayisiba, baba bumva buri gihe bayumva, kandi nayo ikabatera imbaraga zo gusenga, sibyo? Hari ubuzima twari twaramenyereye bwo kubyuka tukaborosa tugahita tugenda, ariko naje gusanga ni ubuzima butari bwiza, ni ubuzima buriya bwo kutubaha Imana. Se mbabaza ikibazo kimwe, abantu mwabanye na ba mama wanyu na ba papa wanyu, mugakurira mu rugo, cyangwa n'abo bakibana nabo, wajya guhaguruka ukaborosa ukambara ugasohoka utababwiye aho ugiye, utanabaramukije ngo mwaramutse? Nigeze numva umuvugabutumwa umwe ari kwigisha, aravuga ngo se ngo iyo ubaho udashobora no kubaza mu ijoro ati ese mumeze mute, ugahora uri kubabwira ngo mumpe mumpe mumpe, utanabaza ngo ese mumeze mute, sibyo? Ubaze mu ijoro ngo mbese mwami Yesu aho mu ijoro noneho ho bimeze bite, ko mu isi bimeze gutya na gutya, twaramutse dutya, aho iwacu handi hameze gute, ko nta makuru yaho duheruka, sibyo se? Hari umugabo nakunze watanze documentary yitwa Ndera, umugabo w'umunyamerika, noneho agaragaza documentary y'ukuntu yari umugabo ukunda gusenga ariko w'umudipolomate, uhora afite amamisiyo hirya no hino muri Amerika, muri amayeta atandukanye. Noneho aragenda ajya leta yari ari gukoreramo, njye ntabwo nzi Pantagone, ngo iri muri, sinzi ngo iri muri Washington, muri New York, sinzi ahantu ariko sindajyayo. Hanyuma arangije leta yarimo akorera, yarimo yegereye Pantagone. Pantagone ngira ngo ni minisiteri ya defense ya gisirikare yabo. Noneho hoteli yari arimo yari aho hafi y'iyo nzu, ku buryo iyo yaba ari muri hoteli hejuru, yashaka kureba hasi, kuko ari amazu yabo ntabwo ari etaje cyane, urumva uri hejuru muri etaje abasha kureba ukuntu binubatse. Noneho uko yasohokaga yavamo amaze kuramya Imana, avuga mu ndimi nshyashya. Uko atashye akirambika amarete impande y'umuryango, yahitaga azamura amaboko. Murumva ubwo bwiza bw'Imana bwo kubana n'Imana. Biraryoha. Nigeze mbibamo muri 2019-2020, uko ninjiye nkahita numva sakoshi nkayishyira hariya, nkabanza nkazamura amaboko nkavuga mu ndimi, byari biryoshye. Umuntu wasogongeye ku bya Kristo ntabwo apfa kubireka, akomeza yihambira nubwo amavuta yameneka, akomeza ashaka se nzabigarukamo gute, kuko n'ubwiza udashobora gusobanura, kandi ubwo n'ubwiza buto tuba twabashije kubona, ubwiza twabonye winjiye mu nzu, bavuga rero umwami Yesu yagusuye ukuntu byaba bimeze. Noneho
aramaze kumanika amaboko agiye kandi yari amaze gufunga urugi, agiye kumva yumva urugi rurifunguye kandi yarufunze. Ahindukiye inyuma abona abatipe batatu baje kumusuhuza, baciye mu rugi mw'abantu mwe, ngo agiye kumva yumva urugi ruravuze. Bari bambaye imyenda y'umweru. Nuko murabizi ko hajya haba abamarayika b'abantu, buriya abamarayika bafite mu bwoko bwinshi, harimo n'abamarayika b'abantu. Ukuntu bafunguye ntiwabimenya, ngewe ntabwo mbizi pe, iyo documentary uzayishaka azambwire nzayimushakira. Hanyuma arangije agiye kubona abona barahagaze baramusuhuje, bamubwira amakuru ni meza. Barangije baramubwira ngo twari tuje muri Pentagone, harimo ikibazo twari tuje gukemura. Arangije baravuga ngo twari tuje gukemura ikibazo muri Pentagone, ngo ariko twibuka ko hano hari umushuti wacu, ngo turavuga ngo reka tuhace tumuramutse. Murabyumva? Nuko baramuganiriza, bamubwira agenda y'Imana muri iyo minsi, bamubwira plan ihari muri iyo minsi, bamubwira ko nzayumva neza iyo documentary, ko bamubwiye ko ariko plan cyane igaragaza ko gahunda ari ugukiza Amerika cyane, gahunda ari ugushyira imbaraga nyinshi muri Amerika, cyane cyane muri Minisiteri y'Ingabo, kugira ngo isi yose igire amahoro. Muranyumva? Niko bavuze, ariko yari documentary, niko yasobanuraga, ngo niko bamubwiye. Hanyuma arangije bahita bagenda. Bamusuye gatatu, undi munsi wa kabiri baragaruka, umunsi wa gatatu haza marayika Mikayeli. Arangije amubwira ngo instruction y'ibyo agomba gukora muri iyo minsi, ngo nta nubwo batindanye, ngo ahita amubwira ngo ndagiye, ngo hari ahandi hantu ngiye gukora akazi. Ni ibintu byiza cyane. Niyo mpamvu buriya Pawulo yanditse icyanditswe tudabasha gukurura ngo twumve, ariko yaravuze ati ariko sinzi niba ari njye wari mu mwuka, ati niba ari njye ntabyo nzi, nimubimbaze. Ati ngewe narazamutse mbona ageze mu ijuru rya gatatu, ni ijuru Imana ibamo. Nawe tekereza rero, winjire muri iyo Holy Spirit urebe ukuntu ibintu bimeze. Urumva? Urebe ukuntu ibintu bimeze. Sinzi niba mugira amayerekwa cyangwa mugira inzozi umwami Imana abe yabatembereza abaganirize nk'ukuntu bimwe na bimwe. Hari imyaka nagiriwe ubuntu pe, 2019 nagiriwe ubuntu bwo kujya mbona amakuru menshi y'ijuru, naba ndyamye nkarota nkabona ibintu. Uyu mwana umukozi w'Imana hano mu Rwanda nigeze kurota ari kugenda antembereza ibyumba byo mu ijuru, akambwira ngo aha bahakorera ibi, aha bahakorera ibi. Ndagira bakumbuza iby'ijuru nubwo tutarajyayo, ariko bitanga amahoro muri wowe, wumva ugize ubwiza budasanzwe, ukavuga uti bya bintu ni byiza. Pastor Desire we ajya avuga ukuntu yapfuye akajya mu ijuru, ari nabwo Imana yamuhaye misiyo yo kugaruka mu isi. Yavuze ibintu byinshi, yavuze no kuri revelation y'indirimbo Abayisiraheli baririmbye bari kwambuka inyanja itukura, ngo iyo ndirimbo yari yuzuye amavuta, yuzuye ubwiza, ngo kuko yahise ibikwa mu gitabo, ngo iravuga ngo iyi ndirimbo izongera kuririmba abera bagarutse mu ijuru. Ni ya ndirimbo Mani Martin aririmba ngo ya ndirimbo nziza, ngo ni indirimbo nyine baririmbye ngo ihita ibikwa, ya ndirimbo ya Mani Martin kera yigeze aririmba ngo nkumbuye, ngo niba ari n'abamarayika, ngo nkumbuye kumva indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama. Iriya ndirimbo ya Mose ni indirimbo yambukije Abayisiraheli ku nyanja itukura. Aravuga ati ngewe bambwiye kugaruka mu buzima busanzwe, ati nkajya mbona uyu mubiri ni igihu cyanduye kirimo inyo. Impamvu bisobanura icyo kintu ni uko ari umubiri uzasubira mu gitaka ukabora. Iyo rero kuganira, uzarebe iyo wagize inzozi nziza, wagize encounter na Holy Spirit, urebe ubwiza ubyukana. Nta nubwo wibuka ko Roy itishyuye, nta nubwo wibuka ko abana batishyuye minerval. Uhagarara mu ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomeye. Uhora wumva ukomeye muri wowe, uhora wumva ufite ubwiza. Niyo mpamvu dutangira tuvuga ngo Imana yavuze, ugasanga abantu ntabwo batwumva, ariko bariya nabo barirata, irabavugisha twe ntituvugisha. Ndagira ngo mbamenyeshe ko hari abantu Imana yahaye ubwo bwiza, yahaye ubwo bwiza bwo kuvugana nayo, ariko ntabwo hari abo yabikoreye ku bushake. Ibaha impano yo guhanura, ibaha impano z'umwuka wera, ariko izo mpano ntaho zihuriye no kugirana ubusabane n'Imana.
ngo Petero, Yakobo na Yohani bajyanye na Yesu ku musozi, ntibigeze banurira. Urumva, ntibigeze burira umusozi, ariko barebye ubwiza bwa Kristo, bareba Mose, bareba Eliya, bagira encounter kandi baturiye uriya musozi, bagize ubwiza budasanzwe. Niyo mpamvu Petero yatangiye kuvuga ngo data, ngo mango, ngo mwigisha, ngo icyaduha hano hakibera ingando yawe, iya Eliya n'iya Mose. Ntibigeze bivuga, ariko bagize ubwiza bwo kubona ubwiza bw'Imana. Muzakumbuzwe kugira ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana mu mutima. Niba ubasha kujya kuramya ukazamura amaboko ukabwira Imana ngo urera Mana, Mana yanjye urera, urakiranuka, uri Imana nziza, ukumva winjiye muri iriya sipiriti yo kuramya Imana, yo kuvuga ibyiza yakoze, ukinjira mu mwuka w'indimi. Ntitukajye duhora mu maganya, mu bibazo byaturenze, tujye dufata n'umwanya wo gusabana. Nicyo nari mbabwiye ngo tuhora tubaza Imana ngo kutari kudukorera ibi, kutari kutugeza kuri ibi, ariko nta gihe turabwira Imana ngo turashaka kuganira nawe, turashaka no gutera igiparu tugaseka. Umwaka ujya kurangira narababwiye nimujya gushima Imana muyibwire Imana uribuka iki gihe byari bikomeye, ariko njya kubona umuntu yaje, ni ukuri wohereza umuntu kwa kundi abantu batera igiparu. Niyo mpamvu Imana itashatse ko dukomeza kuba abagaragu, yashatse ko tuba inshuti, tuba abantu. Yesu aravuga ngo sinkibita abagaragu, ngo ahubwo muri inshuti zanjye, ngo kuko ibyo nababwiye nabyumvanye data. Arongera arababwira ngo ibi mwumva mwagiriwe ubuntu, mwagiriwe ubuntu bwo kumenya ubwiru bw'Imana. Tugire amatsiko yo gucukura ubwiru bw'Imana aho buri mu ijambo. Ndagira ngo mbakumbuze ijambo ry'Imana. Iyo warikunze umwuka aragenda kurisobanura nk'aho wari uhari. Hariho ibyanditswe nka bitatu umwuka rero nabibutsa, nababwira yagiye ansobanurira nk'aho mpari. Hari icyanditswe cya Petero bamukubita bamushyira mu nzu y'imbohe, cyagiye basengeye umugore ufite indagu, baramusengeye ngo dayimoni imuvemo, ngo ni uko imyuka y'uburakari ngo iragenda izabe, ubwo ni imyuka yo guhora, iragenda ifata ba sebuja w'uwo mugore wari ufite esprit de divination, arangije ngo itera abantu gukubita baraba abakozi b'Imana ngo babashyira muri gereza. Umwuka w'Imana anyereka ukuntu binjiyemo saa 12 z'ijoro z'umugoroba, bafite ibisebe umubiri wose. Umwuka w'Imana akanyereka inyama zinjiye mu mubiri, nako umwenda babakubise ukinjira mu mubiri, bari bababaye bafite umubabaro. Ariko bageze rebe saa 12 z'umugoroba, ufate saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, bari barimo bavuga bati uyu murimo twinjiyemo ni murimo ki. Bari bafite agahinda bababaye, ariko ngo mu gicuku saa 9, saa 10 ngo umwuka arabamanukira, ngo abongerera imbaraga, batangira kuramya, ngo bararamya sibyo, batangiye kuvuga bya bindi Pawulo yavuze ngo urupfu se, inzara, nta cyadutandukanya nawe, ngo baratangira bararamya, ngo bararamya iby'umubabaro w'umubiri barabyibagirwa. Bari baraye ku isima muri gereza, ntabwo barara kuri matera, baraye ku isima bafite imyenda igize gute, ijejeta amaraso, babajugunye. Nawe ufata icyo gicuku cyo, ufata iryo joro ryose guhera saa 12 z'umugoroba ugeze mu gicuku, bari bafite agahinda n'umubabaro. Ngo ariko mu gicuku ngo Pawulo na Sila baramya Imana, ni Pawulo ngira ngo baramya Imana, bararamya, ngo imbohe zose ziragira gute, zirabohoka. Murabyumva, iyo ngiyo illustration Hospital yarayinyeretse ati nawe reba periode bari barimo. Buriya ntitukajye dutekereza ko ubuzima bwacu ibigeragezo ducamo abandi batabiciyemo, baciye no mu bikomeye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umwuka w'Imana yanyeretse ubuzima bw'Abayisiraheli. Baratwaweho ibinyago, bajyaga ngo bicara ku migezi y'i Babuloni bakicara, agahinda kakabafata. Ubwo ni abantu bari bafite nostalgie y'ibyiza, y'ubwiza mbese bari bafite deja union ya nation yabo, ubumwe bw'Abayisiraheli, urukundo rwabo rw'ubwoko bwabo. Icya kabiri, bari bafite ukuntu babanye n'Imana, bafite ubwiza bwihariye kubwo kubana n'Imana. Noneho ngo bakicara ku migezi y'i Babuloni bakareba, bakavuga ati ahantu twahageze dute, bakavuga ngo ni gute twaramya Imana turi mu gihugu cy'amahanga. Bakagira agahinda, sibyo? Bakagira iki? Bakagira agahinda. Ahandi umwuka wari ugenda usoma ijambo ry'Imana, igahita igukubita ikakujyana mu myaka igihe icyo kintu cyari kiri gukorerwa, ku buryo wumva ibyo uri kuvuga ubivuga. Ahandi hantu ni Elizabeth amaze kubyara Yohani, aravuga ati ariko noneho Mana unkuyeho igitutsi cy'abantu.
abantu bose bari baransetse mu myaka hafi utabara, ntabwo nibuka imyaka bari bafite ku bibiri bavuga ngo bari bageze mu zabukuru. Igitutsi cy'abantu bivuga ngo urugendo rw'ubuzima bwe bwose yabayeho bavuga ngo uriya mugore ni ingumba, kandi biravuga ngo wari umuryango wubahaga Imana, ariko hari aho yacaga bavuga ngo barubaha Imana, barayubaha se gute? Abantu batabyara ngo dore wa mugore utabyara ya ngumba. Atari ko nkuyeho iki igitutsi cy'abantu uransekeje. Sara nawe ngo amaze kubyara Isaka ngo aravuga ngo Mana ninde wari uzi ko njye Sara muzasome muri Bibiliya y'Ikinyarwanda pani yeba birayera, aravuga ngo njye Sara mu myaka yanjye 100 ninde wari uzi ko njye Sara nzabyarira Aburahamu umwana w'umuhungu. Uvuga ngo Aburahamu yari umunyacyubahiro ukomeye ku buryo n'umugore yamurebaga avuga ati narafeyirinze, ndi mugore ki udashaka kubyarira umugabo nk'uyu munyacyubahiro, umugabo utunze ibitungwa, umugabo ufite icyubahiro mu bantu, umugabo iyo wumvishe ukuntu Aburahamu yagiye guhura n'umwami Salemu mu kirwa umwami w'amahoro mu kirwa cy'Isalemu, uravuga ngo yari umugabo ukomeye, nta zina yari afite, ntiyari umwami, ntiyari umuyobozi, ariko yajyaga mu rugando rw'abami akarwana akazana iminyago agahagararana nabo, agahagarara n'abami b'Isalemu n'abami bo muri Egiputa b'Abimeleki bakaganira. Yari umugabo w'umunyacyubahiro. Ariko Sara arabiravuga ngo ninde wari uzi ko njye Sara nzabyarira Aburahamu umwana w'umuhungu ushaje. Ni nk'aho yavuze ngo ni privilege Imana impaye ikomeye ntigeze ntekereza. Urabyumva? Ni nko kukubwira ngo uyu munsi ugiye kubana uri umukobwa ugiye gushyingirwa n'umwana wenda wa perezida w'Amerika. Ninde wari uzi ko ngewe uvuka aha n'aha mpuye n'umuhungu wo muri ubwo bwoko? Ese ni iki nakoze? Murabyumva? Hari ukuntu rero usoma ijambo ry'Imana ukagenda ubona ubuzima bari barimo, ugenda uhita wumva ubwiza bw'Imana, ukumva gukomera. So umwuka wera akora igishoboka cyose ku buryo ijambo uryumva ukumva ibyaryo. Twagiye mu bindi. Uyu munsi rero turavuga ku itegeko rivuga ngo so amategeko rero twakomeje kuyavugaho, ariko amategeko ya Kristo nshaka ko aba ubuzima bwacu ku buryo tuba abakristo. Ukubonye wese akabona urimo uragenda nka Kristo, uravuga nka Kristo. So impamvu rero twahisemo kuvuga ngo reka turebe ku mategeko ya Kristo, turebe ko yatubamo natwe tukayabamo, umwuka wera akadushoboza akayaduteramo kugira ngo tugende nka we, n'utubonye abibone kandi natwe tubivive, tuba abigishwa bazima. Ngo Imana yongera gutoranya umunsi ari uyu. Ahari nawe uyu munsi wakubera umunsi wo kongera kuba renovera mu mategeko ya Kristo, mu bwiza bwa Kristo. Amategeko atarimo umuvumo, atarimo itegeko rigutegeka, ahubwo yabyise amategeko kuko numva sinzi wenda yari kubona n'ibindi jambo, ariko yavuze ngo ni amategeko agomba kuba muri twebwe. Ni amategeko y'ubugwaneza, arabitubwira, ntabwo ari amategeko y'ibivume. Hano mu Baheburayo avuga ngo Imana yongera gutoranya umunsi ari uyu. Umunsi ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ntimwinangire imitima. Uyu munsi nimwumva umwuka wera agira icyo ababwira, ntimwinangire. Bana b'Imana mufate umwanya muto wo kumedita kuri uyu munsi umwami aremye, ngo uyu munsi wenda ube mushyashya, uvuga uti ahari uyu munsi nanjye nakwinjira mu ijoro rya gatatu, ahari hari ibyahinduka, ahari umwuka warayangenderera. Uyu munsi ntimwinangire imitima. Arongera avuga ngo ngiyo Yosuwa abaruhura. Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Ngo nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu. Isabato y'umuntu ni uyu munsi. Turaramukije abantu b'isabato bose uyu munsi, ariko isabato ni umunsi umenyeyeho ibyiza by'umwami wacu Yesu Kristo, byongeye kuba bishyashya muri wowe. Umunsi wumvishe uburuhukiro bwa Kristo. Ngo kandi hano Bibiliya ikomeza ivuga ngo ugeze mu buruhukiro ntiyongera kuvunika kuko aba abonye ugiye kumukorera. Sibyo? So hano rero twarivuze ngo nashaka kubabwira ngo iby'uyu munsi ntiwinangire ijwi ryawe, wumve icyo umwuka akubwira kuri uyu munsi. Turakomeje n'itegeko twateguye uyu munsi, ni itegeko rivuga ngo gusenga. Ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagoge no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa rwose ingororano zabo. Wowe nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinge urugi, uhere ko usenge so mwihereranye.
nuko se ureba ibyihereye azakugororera. Papa Honore ndamuramukije yigeze abivugaho, aravuga ngo iyo ugiye kuganira n'umukunzi wawe ntabwo muganirira mu ruhame, ngo kandi ibintu byiza, ibintu by'ubwiru, ibintu bya intimasi ntabwo muganira mu ruhame, ngo mujya mu cyumba ahiherereye mugafunga. Hano gusenga ugiye ahiherereye si uko utajya mu masinagoge, mu nsengero, si uko utasengera muri salo, ahubwo ni ukubanza gukonekita umutima wawe n'umutima w'ijuru, ibintu byose ukaba ubishyize ku ruhande kandi ugakora kuri papozi yo kuvuga ngo ngiye gusabana n'Imana, ngiye kuvugana nayo, ngiye kuyibwira ikindi ku mutima, nanayishimire nanayiramye. Ni wowe nayo byo mwenyine, nta wundi, nta n'ikindi kintu uri gutekereza. Ntekereza ko iki cyo twagishoboye kuko nta muntu waba ukijya mu rusengero agira ngo abantu bamurebe, ni ukuri waba unaniwe. Abantu bararushye bajya gusuka amaganya yabo imbere y'Imana. So hano yashatse kuvuga ngo ntitukagaragaze ko byarateye twirirwa ku masosho media cyakoze twifotora tumanitse amaboko tugaragaza ko dusenga, wenda hari abo byabyutsa, ariko nanone sinzi niba ari byiza cyangwa ari bibi. Ariko icyo hano Yesu yashaka kuvuga ko icyumba cyacu cy'umutima tugifungiranya hamwe n'Imana twenyine, atari ukuvuga ngo duhagaze mu masinagoge twambaye imyenda myiza y'igiciro ngo abantu bose batubone, oya, ahubwo we yashaka kuvuga ngo niba ugiye mu nzu y'Imana, ahari wenda bagirirwa umugisha wo kumenya umuntu mwicaranye ukamusuhuza, ariko burya nawe ngewe numva atari ngombwa wamusuhuza ariko bikaba birangiriye aho, ugahita ufata umwanya wo gukonekita n'ijuru, telefone ukayifunga, ukavuga ngo mwami uyu mwanya ni wowe mugeneye, mwami uyu mwanya ni uwanjye nawe, nje kukuramya, nje kugusinyisha, nje gusenga, nje kukubwira ukuntu ngukunda, nje kukuramya. Umutima ukawukonekita n'ijuru, ntubikore kugira ngo abantu babibone. Reka tubifatanye n'irindi tegeko riri hejuru ngo nidutanga, sibyo? Ngo nidutanga mwirinde ntimugakorere ibyiza byacu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagorerwa na so mu ijuru. No gusenga yavuze ngo nimubikora mugaragaza ko musenga, deje ingororano zanyu zaba zarangije kwakira gute? Kuko umuntu ahita avuga ngo ngo kanaka arasenga, iyo niyo ngororano yo kukwapuresya, ubwo uba uyibonye ingororano y'isi uyirangije, kandi ubwo urumva ukuntu ikennye, ni ingororano itagira ikikumarira. Ni ukuvuga ngo ibintu byose dukora tubikora avec conscience yo kugira ngo twumve ko tuje gushaka Imana. N'ibyo wayibwira uyibwire uzi neza ko ari yo yonyine muri kuganira. Ikindi kandi tugereko no kuvuga ngo tuje gushaka Imana mu buryo bwose bwo gusenga, tuyiramye, tuyisingize, tuyishakire aho dushaka hose, ariko dukonekisa umutima. Kandi ikindi ntituvuge ngo Mana tugukeneye iki, nitumara kukibona tuzagenda, oya, dukomeze tubane nayo. So ngo mwirinde ngo nimutanga, sibyo? Mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagorerwa na so mu ijuru. Ahubwo mugire ubuntu, ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagoge no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo wewe nugira ubuntu, ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya ibyo ukw'iburyo gukora, ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye. Nuko so ureba ibyiherereye azagororera. Iri tegeko nta muntu utarizi, ndumva n'abantu benshi. Ariko hari akantu kateye, wajya kureba umuntu ukamubwira se wangurije amafaranga cyangwa wampaye iki n'iki, agateba ngo ushango ni ukuri ngo uvuye hano ngo hari undi uyatwaye, cyangwa ngo uri umuntu ngo genda uzaze ejo, cyangwa ugasanga baravuga ngo ushango ni ukuri ngo kanaka naramufashije namuhaye ibi n'ibi. Ntibikagire umuntu ubimenya, bijye bimenywa na data kuko niwe ukeneyeho ingororano. Kandi ngo gutanga bitesha umugisha cyane kurusha guhabwa, ariko cyane iyo uhereje wa wundi udategerejeho expectation, udafite icyo umutegerejeho. Aya mategeko ndayabasomeye muyuze, iminota ya audio ndabona igiye kundangirana. Mwami Yesu ndagushimiye kandi gushimiye cyane ko waturinze ukaduha gusinzira kandi twaba tubyutse amahoro. Uyu munsi turakuragije, umunsi w'ikiruhuko uduhe kuruhuka neza kandi uduhe no gusiga umunsi mwiza. Ringaniza ahataringaniye mu izina rya Yesu Kristo, amen.